Ndi papa sava. Amaza. Bravo, cyoko. Yaguye nubwo yaguye bwose ntago bituma naziha nyine. Ndabasaba Tigidi bite sima. salamu. Salama di. Ndabasaba guhamagaye. Yamamagaye. Reka da. Azikwagira ngo Umva. Tugoza gakoti gashe. Nana nagahana umuntu yapfa kuza gusa. Kirondega bari yabari kirori. Umuntu yagutumiye ngomba nyine kwitabira. Mba no kumuha agaciro. abarinda mu ngurinde kujya kugura imyenda mishasha nawe watebeshe. Ega mana uyu mugabo afite abantu benshi bo aziranye n'abantu basobanutse basirimutse ntago yagutumira. Abaye basirimutse sabaga bapega nzenze nabandi. Yarasirimutse ariko sipiga nzenze burundu yaroroheje. Uri muri ahangaha kureba match. Naje gutega itiyoze. nawe kuvuga iki? Naje gutega itiyo. Salamu. Narenje kureba agapira. None abanyenzara babukere baje kunywa amayoga. Nose ntabwo yagutumiye. Anza duhamagara. Habaye iki? Bakateretse amayoga abantu bose barashungeye. Yego igipangu ngo kiruzuye ngo. Abyuze se. Hoye. Tuje kunywa tuje kurya. Izina ry'Imana muzamutuma abantu badusuzugura. Aka kagabo ngewe niba ari ibintu kari kwikuramo kagira gute ntuzisuka rya kurya amayoga ya buri kandi arongera ni gute umuntu akora fete rimwe singa gatatu mu kwezi ra buri kwa gatanu amayoga buri kwa gatandatu amayoga amafete abaga amahene akoresha imiceri atumira abantu abagira gute abaha amafaranga mu nzira reka tubitekereze. sibyo kari kwikuramo ibintu amafaranga ayakura akajya kuzima. Ariko nibyo byo yavuga nibyo uzi impamvu se tuzi neza ko cyane cyecuru kimwe kijya za Nyabingi si sheni kimwe cy'uducuma tuvuga ariko si none urero kintu cyanje cyatunyira atabikeka hari ukuntu igitoki kijya kiragurya urabona ko ari mu rugabano igitoki kigwa kuri ako gakecuru kakagitema ntavuge ahubwo abavuga ngo vuga ngo niyo burya ngari guhinga kwa kundi ubona insina zezera ibitoki binini ubura ngo hari ibintu aba yahingiye ibyo by'ibyo Digide muramaza uriya mugabo kufana kera niko ateye rwose buriya no mu muryango w'iwabo bamwe buranda nabaza basaba agira imwe agira ubuntu bitaba karande se izo zibari za karande buriya nyine byahereye mu gisekuru kiwabo abatana tugaruke ku ijambo uyu muntu ni umuntu umwe bwiza afite nko kwatonja bivuze urumva nta kindi kinakoreraho reka nkubwiza ukuri ngewe ahantu ageze urumva ahantu ageze nakize ngewe ibitekerezo nkashyira imitsi ntabwo barimo gusizanga nari mari ntabwo hari haterereye sibyo watanze ibitekerezo sibwo yatangiye kunyikundirishwaho ngewe ubwiza ukuri ahubwo kazadutangamo ibitambo hakira mu ngo muzamurebe kandi rero gereka mbabwira umuntu nuko nguko agira neza barangiza ngo afite impiri mu mufuka umuntu niba avuze ati muze mbasengere wenda kubera ko uriya mugabo arakora pe akagira umutima arakora Didi aranakora nyine arakora none se n'ukora wenyine none reba piga nzenze kubera iki yagiye agafunga bose bagahita bazanga nyiripinda depo y'umuceri inogorotse mu minsi yego hari ibikimushyiramo n'ibikimushyiramo cyo kintu tukigarukeho piga nzenze asigaranye amakesa ngaha nyiripinda depo yose ntiyaraje ntabwo ikibazo cye kiri muri noza oya ariko namwe ntimukajye burya ngo haba guhigwa ntihaba kuzinduka ntabwo ariko abantu bose bacuruje ariko bahomba cyangwa ngo bunguke hari abahomba hari abunguka niba rirakora agahirwa akunguka ntabwo ibyo mwayemeranya biga nzenze niba yarahombye ubwo yarahombye hari akantu hatunjye avuze numva nibyo koko uyu mugabo abyuka azindutse urumva akaryama akerewe arakora cyane akagira n'amahirwe ahubwo kandi ikindi cyiza cye asangira n'abantu uretse ko azinduka kurusha Gerard azinduka kurusha n'ikindi reba kiriya kibanza yagurishije hariya hirya mu gikombe yego bagahita bakigura Gerard afite ikiri ku muhanda neza kubera cyafite na borune ko kibatangiza wenda batavugana ngo nuko murwanya kandi ni inshuti yanjye nanjye hari ikibazo cyane uretse nkubaze usesengura akakantu kwitondere nababwira uyu mugabo afite ibintu yikura ashobora no kuzadutangamo n'ibitambo urumva ukabona turanapfuye burareka
amafaranga y'abantu b'abakire nk'aya akenshi bari mu maraso y'abaturage. yewe muramponda sino wasanga yaradutanzemo ibitambo n'ubundi tukaba tuje kumuzanya kubera iki gihe cyose duhora turi inyuma kuki nawe utera imbere nkawe ariko karagati yacu ariko ubundi digide ubundi kugira abantu neza iyo muri kuzinundwa kuki mutavuga ayo magambo ese niba umugiriye impuhwe waretse kuza kuzinywa ukagenda noneho akabura abazinywa akazishyira ku isoko aya nibyo tutabura igihe dushwanya ntabwo baducyurira kaka nongeye kuvuga ko ibanga gatunge ari ibintu avuze cyo yagutumiye ukabuje impamvu nje ni ukugira ngo nkomeze making sure yuko ibyo bintu koko ari ukuri. hari n'ikindi kintu kiri gukekwa ngo afite bene wabo baba hanze sura ukuntu iyo tugeze ku bisorora atangira gufotora bazana amacupa y'amayoga agafotora tukicara ngo dufate ifoto y'urwibutso. wari uzi ko ziriya foto zohereza akavuga ngo abagabo ngo nintuza ngo nimburuburu ngo ntunzi nanga muri karitsiye z'abakene zakubiswe n'inkuba bakatwohereza n'ukuntu tuba dusa. reba ntatunge umwohereje nk'umusaza none umugiraneza i Burayi reba ko atahita abona ko ufite ikibazo cya gace agahita agira akohereza ibidolari ubundi akagenda akiyubakira ibisa akagira ati afotora watamira agafotora wakorora kugira ngo dusabe inkunga tumeze nk'intuza nk'imfubyi zakubiswe n'inkuba. umva nkubwirira amazaha sibyo uri kumva nta mugabo uzi wigeze kutubwira inkuru atubwira ukuntu yabonye amafaranga afata inshuti akazitemberana bakajyana mu kabari agasengera bukira ngo bamara kuzihaga bose bakamuta mu kabari agataha wenyine akabura n'umuherekeza. aba rero ni nk'aho ibitekerezo byabo ariko bimeze kuki muri kwihuta muza kunywa tugende twibeshye hakuze uko natwe ari ukubatuvuga akantu ugeze gukomoza njya nsangira n'umuntu uvuga ngo ubonye nuko ibyo nashatse kuvuga none se ko utabivuze ngo ubisoze neza mvuga ibiki ubundi se ko ibi bitazanaramba ari n'ahahandi he yego ko tugende muri zo zamara iminsi ngahe bene abako banakenyagurika arega mutajya ngo utameze biratabonetse mutajya ngo n'umutima twizere mwumviswe ndabazi akanwa kararema ajya witondera umunwa wawe niko ari byo mvuga nta bantu bavuga ibintu byiza mu gatangira kugira iyo uvuga ngo nta mezi ngo birashira daho none se niki tazabaho nk'ibuye hazabaho nk'ibuye kazapfa n'abarakahambi uri Imana yamuremye se twinjira kandi ubu digidigi niwe urazihorobya cyane ariko kubamamagaye ngo kunywa ndabuzwa ni terewe n'inda yawe njya gukumira rimwe umizane ingana tambo kaje mu bakubuza utari bwo buryo bwabaye ndabaze mugira umuntu ubwo mugiye kuyavuga ngo digidigi apizo ni boss naza to kazamara se iminsi ngahe umuco uracyari babundi wo kwakira abashyitsi nabisomye kuri internet ariko kiganjye ne byose bakitugana kabisa niko ahandi muri amahoro sawa mano neza mutese mwe turashira Imana twabakereye natwe rega turabakunda igihe cyose via twitabaza ariko buri rukundo niwe rwa mbere rega natwe niba bava muri urugo rwose sibyo nta kintu mwapfa kutuburana ngo bibeho rega burya mu kinyarwanda uravuga ngo udafite inshuti afite imvune ariko ako kantu wabyumvise udafite inshuti afite imvune udafite inshuti ntafite imvune uyu mugabo yaba atadufite yaba afite imvune zikomeye uzi ko ushobora gukoresha ikintu ndavuga shebuja wiyumva shebuja atadufite se yaba afite iki nanjye avuga jya mbibwira abantu rwose cyane rwose niba ari uko wenda nari mu kigero cy'imyaka yanyu bihuza inshuti n'imvune oya bo ni ukuvuga ngo udafite inshuti nyine aravunika kurushaho udafite inshuti ngo zimufashe utuntu runaka ukimama abasaza bakira bari bazi gutekereza ubwo urisohoka inyuma ntabwo ari abasaza bakira umugabo ugize pirate ninjye ubivuga ngo udafite inshuti afite imvune none si byo ngibyo n'uwo byihimbye ibyatunge ntabwo by'abasaza n'uwo bihimbye sibyo ko nanjye bari kurega
ongera gutya turebe ongera gatoya ahangaha ubu mu minsi iri imbere ndabona azanye imikamba nk'iy'akanyamasyo. imikamba ni iki mwe muri kubona akanyamasyo, agasimba kitwa akanyamasyo, mwebwe muri kubona kagira imikamba muri kubona izo mvi njyewe ariko ndi kubona akagarura rumuri shamwe nshongerwaho rubishawe yambarira akagofero ariko rero natujya arashaka urukuza ujye wambaye ingofero uruhara rurushaho kugenda rwiyongera ubu kuba afite uruhara ni ibintu bigarutse ariko kuba mwazi yishe izo mbara zawe ako kawe nakana ako kawe kariya kabandi bakita heba mva digidi nakubotini uru ni urwo mu mirire mibi, ni urw'inzara. buriya biterwa n'umuntu ufite hari ababa bafite urwano ruba rwarapfuye n'ibitekerereze n'imishinga myinshi cyane barabona ko ibintu by'ibyogajuru bya satelite ntibake usanga bafite umusatsi none uyu wama n'uduvangavanze n'umusatsi urumva urwo ruvangavanze n'umusatsi ubona ko rujagaraye nirwo rw'imirire utarufite ubwo natekereza umugabo nabitekereza bavuze nk'uru Rwanda yavuze ko areba ufite uruhara rwatekereje hano nta ni ugutekereza cyane uko icyuma cy'indege reka tubanze turebe kubicisha inoze waranyibagiwe ariko aha hatungi ndakwibuka warabyibagiwe kabisa. uyu hatungi imana gera mwana burya niyo shobuja adahari nawe burya uba uri umugabo shobuja ko ari umuntu mwiza, ko agira ubuntu, uko twubaha agira uko twubaha, agwa neza turazi. nageze mbabwira ko adahari gira bitara reba atu umudamu munsi wawe hano kuri aka kararo dukomeze oya ndavuga uyu nguyu wari reka twita kuri uyu muhango, uyu ndabona yabigize umuhango. oya nari buza akantu ariko kari sawa shyira abadigidigi na baramazana aba atuzanira iki inde bapfundurira ubundi wese tumwe twebwe abafata twaje se mwazanye inzoga mu karere ako se manu byari byari zanyuko ari zaso ibintu by'ubusabo mu byiza ryari papa mwasigira kangahe tuzanga bakatwakiriza amafaranga mwazanye mu rugo tukimirira. ikibazo ntabwo ari mwese ubwo ntabwo mwahemwe ikibazo ni uyu nguyu. none se ni ibyanyu ko genda uzane kapuke hariya cyangwa ubwo bwari ubusambo wazanye inzoga tukizana ubushize ngewe shobuja yanansomeje kuri Hennessy none uranzana aya ma Shangwa neza ntabwo uruko none se basi se bagakoma Ramazan yamaye ngakita turi cyandongoza n'amagaye ku rusengero umuteremusi irimo igikoma bazanira agakoma mu katarimo gusuzugura abantu ngewe iyo unyereye icyo gikoma nkaba ninywera hereza aba bana naho ngewe ntabwo ngiye guhuha mu bikombe nkaba amata mashya. hereza abamagara agasuzuguro kawe kagahita kakuganisha mu rugo bande ese ibintu byose ubigiremo ikintu gereza kapeti ntuza gereza ni kapeti ntuza kaba gashyushye kaba gakonje n'ikintu ahubwo wese imbere aje gukina reka nzisubize rero kuko ahangaha nta kintu kinamva nisubiza uza nicyo nta kintu na kimwe gisembuye kigihari pe simba beshye nta kintu na kimwe gisembuye aho nanga ibanga biragatira nyine numva aje kurangira mu kintu kintu sukaguri ndavuye ngo nagisembuye kigera mu mano icyo ko kaba kigize na shebuja w'ururu ese ko mbabwira ko bahaye ibihari ndabaye ibyo adafite abasa mano igikoma cyari gishyushye se ngo aho ari cyo cyashyushye teramuzuru n'irindazi niba hari n'indindazi wazanira nkaba mwirira dore ntabwo twavuye uvuga ko uje kuvumba umupira wakabaye uri muri sare hari turavuze ngo uze wicaye n'abantu b'abagabo no mutangiye kuza amandazi niyo mpamvu gakomeza kakadegede niyo mpamvu akagakomeza kakaba kamagunye uru turi tukujugunya hanze ujya mu rugo mbese niba nisonze ibyo wabaye ibyo wasokaga kuzawukira mu rugo n'urwo gusabiramo amandazi ibyo ntabwo wabyihaye
we yaje atanatumiwe niyo n'ubundi karipendekeje tugashyize mu bantu b'abagabo none kari kuyagaragaza ibikoma we yaje wese kureba wamugeraho. imipira nyine mano bukiretse bagushakira ibisambo ngo bukiretse ndaza oya nacu kiyorere mwe Mano. gasambe nta gasambi wagira ngo wicazeho Karyoheye kwashyira wicazeho uyu mwana gasambe ese nicaye mu ntebe ababwira ngo bazajya babaseka bukiretse ibyo ndaza bituma bakira erya wamutuwe we nta muntu yishyira mu rugo rw'umukire ukagenda wasama bazana ububiswi urohaye bazana ibitunguru urohaye bazana uburayi urohaye mwajya mwiyubaha mukifata nk'abantu bihagazeho ubuse gutangiye kurira amandazi hano hataraza za fishi hataraza za pegriye hataraza za nabibonye mbere irindazi shokore na bya shebuja azanye kubera kwa kundi yanga ko mumuzamo ijisho urabona urugo rutakema urabona urugo rutari mu marembera akadutumira ari mu bukene ibyo ntabwo muzi ko twageraga aha ngaha asamanya amahumuro mu gikari uri kumva mwapfuye no gufata ziriya fanta mugapfa kunywa none se muragira wenda bundi tugize amahirwe tukabona wa mugabo araje nyir'urugo tukabona waraje ubwe atureka mu bwizo we araziduhiza icyo kunywa ntabwo bibirengera urugo niba rutari mu marembera ariko didi ave nkwereka turiya tuntu wumva ziriya fanta ratatunge ari uburyo kugira ngo tube tuzibanje mu nda si ukubanza mu nda ahubwo no kugira ngo yikure mu isoni urugo bwiza ukuri nta Manu! ntabwo twasangaga ibisoro Manudi! babwira ni kare mu marembera barangiza ngo pfa kuzana ngo ramazani ngo akeneye burakabaje zaba twadufanga ramazani ngo aradufasha yayo kuko twe twari dufite gahunda na shobuja kandi ujye wicara neza shani wicara n'abantu bakabanza ubwo shobuja asanze yicara ngaho yanezera icyo gihe ukuntu twubaha icyo kintu nakikubwiye nashobuja ntajya nsuzugura ngo nyifate waryo wumvishe nabyumvise rwose hari inzoga ntazihari gusa ugagira ngo mvugishe iki mbese mano ushatse kuvuga ko nta nzoga zihari betsera myinshi ngaho mwana umwe gusa duneya kwiheba hari imyijima n'ibikiko byashyizemo inyama zirahari ariko naho nakuzanira kare inyama nakuzanira Noneho? nakuzanira aya mano oya bwira boss aza twiyakirire ndabona ntabwo uyu mucino gahunda zawe w'amabere ntazo uyu mucino w'amabere ngo dore ntabwo inyama dusanzwe dore inyama ntuzawe ngo dore inyama ariko cyose nabajeneye niko twe kubizi dusanzwe twakira reka nze ubwo ntacyo reka nze mbwire bose uko mubwira aza twiyakirire ndumubwire ko Mubwira uti- turaza niba twumva cyangwa ubwira uti ikiri ramazani ikiri digidigi ikiri metre itami hatungi ti metre uvuge ntuvuge metre uvuge metre itami hatungi ngo he iki ni icyahiye ndava ari iki gicucu cyangwa urusijya nababwira uretse ko njye mba nabibonye kare njyewe ibintu narabibonye kandi nibyo mbabwira ntegereje aka kagabo nikazatera iminsi ngaho ibi bintu karimo kwigira kigira reka arimo kutwoherereza amafoto y'Uburayi kugira ngo kadushakire kw'inkunga mukagira ngo buriya bagafungiye amayira akajya nimutuze naza tura ariko si mwebwe ubundi muragira ngo umukozi asohora ibintu shebuja adahari gusa uhavuga ijambo twageraga tukikorera mu kabati tukaba dufata ibintu iminsi yose niba uko yatwakiraga mbere uyu munsi yahinduye arashaka ko njyewe mfite icyizere icyizere pe icyizere mbese hano hari esikariye muri gake wakwicara mwamusanga hano bamusuhuza ataza kugira ikibazo icara ahangaha niho icara kuri aka we mwakira umusaza ashaka gufata umusaza mufate mu kwaha ufashe umurwayi afata mu kwaha ufate mwana no mu mugongo mufata atagwa ejo bundi yagize gutya rero sibyo sinzi ukuntu yanyereye mujyanye kuri tuwarete yikubita hasi ngira ngo nari buramuke ko imana nyine yakinze ukuboko
ngo icara ngaha na musamwe muganira. Imana yakinze akaboko. Urumva nyine kuko kujya kuri toilette ni buri kanya. Ubundi singihumeka kuri amamu nangiye ni buri kanya. Iminota ine n'itanu mba nayibaza. Bara yo kujya kuri toilette buri kanya ubwo semoroide yo kujya kujya muri toilette buri kanya buri kanya. Ko turwara tweje muri dumuna ya ndamba kamera gutya. So guhitwa subwo ngubwo Kamwiganirije. nako umucuru umwuka kwiruka pasava kwiruka ufashwe ryari haciye nk'ibyumweru bibiri ko washizemo ibyumweru bibiri wiruka rero nk'inshuti zanjye ni inama n'umugabo ngo mbasezereho ningenda muzamenye uko ngiye kugiheza mba numva amagara ncika ya papa sava oya wiganira nabi kugira gutya mba nk'umutima uramfashe ugakubita nka 40 mu munota iyo uri gukubita utyo nka 40 mu munota nshobora nko kurya umufuka wose w'umuceri ku munsi ibintu byanshizeho neza njya kumva ibindi bintu bikaba biraje kimwe gifashe nkandira fata aho mba ahantu habyimbye aho nkumva kiraje nk'ubu kiri kuba cyafashe cyanze kurekura kuva mu gitondo yamaye nkashaka abo twatarana ni nkumva birazamutse mu mutwe bigahuragura ubundi nkahita mpera neza nk'uyu munsi mfuye kabiri nzahuka waba waragiye kwa muganga se ya kwa muganga babura indwara hanyuma barakuba ngo tahuge mu rugo sinzi batijya mu rugo ako bamuza n'umuganga babaganga bavura na kinyarwanda ikinyarwanda ahubwo mfatiraho ku mutima mfatiraho hano mfatira birongeye mfatira ndagenda ejo cyangwa ejo ubundi ntago ntinda wigiraho uburyo noneho we rero niba ari ubwoba ndi gukora yavanga mfata nkagira ngo nibyo koko ariko numva nta kibazo kumva se nta kibazo ufite papa sava nta urumva ubu rero barambwira ngo azanjyane hariya ari ahantu bita mu biti angezayo uwo muganga arandebera arambwira ati rwose wa mugabo ibi nanjye birandenze arambwira ati icyo ndi kubona wabutamitswe n'umurozi w'umuhanga rwose ntabwo ukurayo noneho nk'abantu mwe navugaga nti muzamenyere urugo mumenyere abana oya ntibazandagare ngo bandavure muhari ongera umfatire yewe mva mubwire humura kugera kure siko gupfa aya ndimo ndapfa mbyumva muri Imana irahari nta mpamvu rero yo kwireba nyegeka Manu nta musego sha ahubwo nimbe iri kumwicura ngo se musego koko mumbone wenda wamenyere uwo murozi uwo ari we mwabwira ntabwo araruka ntabwo araruka kiramuvuna hanze ntacyo kimvunaho n'ubundi nta hazima mfite kiramuvuna bwa kanda yo mpaka humura Imana niyo nkuru ibintu byose bimaze kumushiraho byose byagushizeho dukora iki se ubu ngubu hagati aho umuntu ko ari inshuti yacu
dukora iki kandi we ryagaragaye ibyo Didi yavuze ntabwo mwabyumvishe yari ari kuvuga untunga urutoki Didi kuvuga untunga urutoki Didi ibi byose ni wowe ntabwo gitara bigitangaza amaza uzi ko wambimbwiraga murozi ntari kure Didi uribuka amagambo wavuze ngo nta mezi ngo abiri ngo amuhaye nta mezi abiri amuhaye uribuka uvuga ngo nta mezi abiri ngo afite kuri iyi si nta soni wowe ni mwe mu bizanye ya Didi arimo hama hamwe usobanurira ibyo ari byo mwanyibutse wamuhaye iminsi ingahe Didi twaje avuga ngo n'ubundi uyu mugabo ngo nta mezi ngo angahe ngo arashira kiriho tugira ngo ni ibiki nase bihuriye n'uki bihuriye yongeyeho ngo abonye ubushobozi ngo yamwica akava ku isi ntabwo yatubwira hano ku marembo ngo nakiyemeza ngo ibiki n'ibiki byose ni wowe waroze bose wanyurwa none ko wajya kwa muganga bakabura indwara ubwo byaratewe n'icyatura none se ubu murabona nanjye bitambabaje ko arwaye ntabwo wigeze uvuga ko kandi wifuza ko amezi abiri arashira atariho ibyo ntabwo bivuze yabivuze Didi mwishakira kure reka mbabwishakira kure mwishakira kure nyirikirimi byagenze bite nyirikirimi kibi byagenze bite yatanze umurozi gupfa okay amagambo wavuze ngo mbere nawe murozi mbere yuko uyu mugabo agenda biraba ngo nyirikirimi kibi yatanze umurozi yavuze ngo azapfa yamuhaye iminsi agomba kuba yapfuye nashaka umutima ukiza rero nawe wari no kuvuga ngo ubutunzi yamukuye kuzimu nashaka umutima muvure niba wamuroze muvure niba wamuroze muvure niba wamuroze ariko barabyara iki barabyara mwica se uravuga ngo umuntu akabyara mwica se gira vange na tanazi tutara gira vuba vuba ahubwo gira vuba wakabyara mushakira umuti umuvura umuti uguze ibyo wamuhaye kwa muganga bari bakabura umva rata papa safa arabasha kuvuga uramubwira ese siniganiriraga waganiraga none amagambo wavuze Imana naganiraga ni Imana mu ijuru irabizi n'abamarayika niba yiganiraga ongera mumbarize bwa gatatu ngo nyirikirimi kibi byagenze niyiganirira zana umuti wiganirira niyiganirira zana umuti ari amagambo yose wavuze wiganirira mu Imana niganira kandi nzi kubera hagati yacu niganiriraga ko urebye uburyo byari bimeze ntabwo Didi arimo araganira nawe urebye wabona ko yabishimangiraga akabyeyi naganiraga yewe none se sinavuze ni mu gufata mu cyafu urabona hasi bisoma uribeshya ugapfa papa ongeraho ikindi cyumweru mu minsi wamuhaye ari gupfa ongeraho ikindi cyumweru basi mbegifite wipfira imbere y'aba bantu utaneza ibibazo niganiriraga mwagira gute niganiraga